Okay, urakoze usibye ko ibyo uvuze dushaka kubyemera ari uko wambyaye nangwa narabyawe na nyoko nangwa nyogosenge yarambyaye nangwa nyokorume nangwa sekurume, ibintu byose ni kimwe iwanyu, nta muco mufite. Reka twongere tubahe ikaze mwebwe mukurikiye Sangwa TV. Reka tubashimire kubw'ibiganiro byacu mukurikira yaba ku manywa na nimugoroba, kandi turabashimiye kubwa subscribe, like na share mukomeza gukora kugira ngo inkunga zanyu zikomeze kugaragara. Ni Jado, umuhungu w'Abanyarwanda. Muri kano kanya navuga ngo turi kumwe n'umusaza amaze igihe kinini, ariko wasanga nawe ari muri babandi batajya bemera yuko ari abasaza. Reka rero tumwakire, na wundi yitwa Kanyombya. Wenda afite nandi mazina araza kuza kuyatubwira turakwakiriye musaza. Okay, urakoze usibye ko ibyo uvuze dushaka kubyemera ari uko wambyaye nangwa narabyawe na nyoko nangwa nyogosenge yarambyaye nangwa nyokorume nangwa sekurume, ibintu byose ni kimwe iwanyu, nta muco mufite. Ni sana Sangwa TV. Sangwa TV akaba ari televiziyo nayo dushaka kuba dukorana, dushaka kugira ngo turebe uko twakwiteza imbere. Sangwa TV tukaba tuyometse kuri Kanyombya Live kugira ngo turebe uburyo amachannel ashaka kujya akombatanya imikorere. Ubu ngubu ngira ngo bibaye amasaha meza cyane, nta zuba, nta mvura. Ubu ngubu nyine ikiganiro kigiye kuba wane, kikaba kigiye kuryoha cyane. Nkaba mbasuza rero mbabwira nti mukore share, musharinge, mukore subscribe kuri iki channel kugira ngo mushobore kuzamura bagenzi banyu, nango mushobore kuzamura abihangiye imirimo nk'uko bayihanze, aho kugira ngo bazavemo abajura, abandi bavemo indaya, abandi bavemo inkozi z'ibibi. Ariko urabona ko nyine turi muri line nziza, mu murongo mwiza. Navuga ngo Kanyombya, navuga ngo urumwe mu basaza batajya bagahara agira umusaza. Ibintu nakwiyamye kunyita umusaza, ibyo bintu by'ama televiziyo nyinshi channel nyinshi ndabiyama, kuko kunyita umusaza hariho ibintu bita ngo Gatarina ndi mu kigo cy'i Burundi, bitaga Gatarina ngo ni ikinyankari cyo muri gereza. Ibyo bintu abakecuru barabyanga, abakazi barabyanga. None rero nanga twegeze kumva ngo mukecuru, dusanga mu magereza amwe namwe ngo mukecuru ni cya kinyankari cy'abagororwa cy'abafungwa. Ibyo bintu rero kwita umuntu mukecuru, bamwe na bamwe b'abakecuru ntabwo babikunda. Icyo kintu baragihinduye, ntabwo ahubwo bamubwira uti mama. Akose ko icyo utemera kuba umusaza kandi uri umusaza. Ahubwo none nabyo byo ngo daddy, mami, daddy, ibyo ni byiza cyane kuruta kwita umuntu ngo mukecuru nka cya kinyankari. Ariko Kanyo, navuga ngo urumwe mu basaza b'abasirimu, ujye wihangita umusaza. None se uri umusore rero n'uburyo wambaye ingofero, uri umusaza. No kwita umusirimu ntabwo uzi iki musirimu bisobanuye. Umusirimu biva ku dini rya Islam. Umuntu akaba yitwa musirimu. Musirimu ni umuntu ugomba kuba yarakoze iki, yarakebwe, atari gafiri, akaba yarakebwe nka Yesu. Ibintu mbaza rero byo kuba musirimu, nge ntabwo ndi umuyisilamu. Abayisilamu nibo bazi musirimu. Umusirimu rero bahinduye musirimu, babyita umusirimu mu Kinyarwanda. Dore ko Ikinyarwanda nacyo gisigaye gihimba iby'abandi kikabihindura mu byabo. Muslim ni umuntu wakebwe. Kanyombya, iyo urebye wenda muri iyi minsi tugezemo, mu by'ukuri yaba mu myizerere y'abantu cyangwa se mu myemerere y'abantu, mu by'ukuri iyo urebye cyane cyane ku bintu byerekeranye n'amadini, usanga ari icyo amadini ashobora kuba yafasha igihugu, cyangwa se n'iki amadini yafasha umuntu ku ruhande rwe. Yego, mu ntangiriro ngiye kubwira iby'amadini birebire. Urareba amadini yose ibyo akora urabizi. Amadini yatangiye nabo nk'inzaduka. Urareba nka dini, tugiye gutangira ku idini rya Gatolika. Gatolika ifite imyemerere yabo, bafite n'uburyo bakora foundation ibintu byabo. Ukabona umuntu afashe urubaho arushize hariya, amaze kurushyira hariya atangiye kurupfukamira, apfukamiye urubaho rwa Nyabugogo, batangiye kurusenga bapfukamira. Ibyo ntabwo nabikora. Bya bindi ubona ngo Gatolika ipfukamira urubaho, bya bindi ubona ngo umuntu abonye ngo umuntu ni papa, ukagenda ugasoma impeta. Iriya mpeta ni impeta
isobanuye iki? Biriya simbizi, urasoma impeta yakorewe ahantu bakayikora mu ruganda bakayishyira hariya, none ukajya ukayisoma. Biriya byose Imana ntabwo ibyemera. Mu Giswahili tuvuga kuabudu. Imana ntabwo yemera rero gusenga ibintu by'ibishushanyo nangwa ibikorano. Urwo iyo ni dini ya Gatolika. Urumva bagakora igishushanyo cya Bikira Mariya bakagishyira hariya, bamara kugishyira hariya ugasanga baragisenga. Ari igishushanyo bakoresha amarangi tuvuye nk'amarangi ya Maxoline, amarangi ya ari amarangi yose ubona, ugasanga ukoresha urubaho irangi ushushanya igishushanyo y'umuntu utazi, none ukaza gusanga urakora iki? Urajya imbere y'icyo gishushanyo cy'urubaho cya triplex uragisenga. Biriya sinshobora kubikora. Ariko mperutse ko hari umuntu uherutse kumpa amakuru arambwira, hari umuntu uherutse kumbwira ngo Kanyombya ashatse umugore w'umwadeperi. Uretse nkubwire, nta mugore mfite, umugore wanjye ni umuntu Katolika. Hanyuma ibyo ngibyo n'ibyawuzanye, ni ukuvuga ngo aho bavuga Yesu nge ndahajya kandi ngasenga Yesu, ngamenya ko Yesu ari umwana w'Imana. Ibyo ari byose ngo ntabwo ugira kwizera. Kwizera ni umugabo utuye hari i Nyamirambo, ndamuzi, yitwa Kwizera. Simuzi nawe simusenga. Uko biri kose ni ukuvuga ngo tugiye mu barokore, abarokore nabo bafite imyemerere yabo. Biriya bintu bavuga ngo umuntu aranywa inzoga, umuntu afata icyo ashatse, ugasanga ngo amafashe inzoga, nafata inzoga ariko amenye ko Imana iriho, ayisenge nk'uko abandi basenga, nk'uko bayunamira, nk'uko bayishimira. Ibyo bintu rero ugasanga barahimba. Niba ko hazi iki? Hazi ibintu byo guhimba ibyabo mu madini yabo. Twajya kureba rero tukajya ku idini rya Islam, ukajya gusanga bavuye ngo barya kabenzi, ngo bananiwe kurya kabenzi, usibye ko ntarya ibenzi ngewe sindya ingurube. Reka umuntu arya ibyo ashaka, niba bitica bikaba atari inzaduka, bikaba bitanduza umuntu, bikaba bitamutera indwara, icyo gihe ushaka kuvuga ati muntu ni umuntu nk'undi, nakora ibye ariko njye nzakora ibyanjye, ariko nitamwabudu Mwenyezi Mungu, njye nzashimira Imana kandi nzayunamira kandi nzayishyira hejuru. Ibyo ngibyo bivuga uti ngewe nzi ko Imana ari imwe, twese dufite Imana imwe. Kanyombya, reka ngaruke kuri iki kintu nanone cyakomeje kugenda kivugwa cyane mu matwi y'abantu benshi, yuko Kanyombya akunda abakobwa kandi cyane. None ibyo ngibyo uvuze ni byiza cyane, ngomba gukunda abakobwa. Abakobwa ni ba nyampinga, udakunze umukobwa se wakunda iki? Ni ukuvuga ngo Imana yaremye, yaravuze ati ndabaremye hari umugabo n'umugore, ugomba kubakunda, ariko urambaze kubakunda gute? Gukunda icyo bita gushurashura. Gushurashura ntabwo ndi urukwavu, ibyo bintu ntabwo mbikora. Ni ukuvuga ngo rero ugomba gukunda umukobwa. Uraheheta. Guheheta ntabwo ndi umujura, ibyo ngibyo ntawe uheheta. Njye mfite umugore umwe, nakoze n'ubukwe burazwi, mfite impeta yanjye, usibye ko imaze gusaza, ngiye kugura indi, ndashaka kujya muri Kenya. Ngiye kuri umusaza se? Oya, hashaje impeta, ntabwo ari igihe ushaje. Aho kajya kuva wakora ubukwe ntabwo nari nabona na rimwe wambaye impeta. Ntabwo bikureba, ni wansezeranyije, ntabwo ari ugomba no kuyimbaza. Aho kajya reka mwibaze iki kibazo, ubundi umugore wawe muracyari kumwe? Oya, noneho twaratandukanye, turi kumwe. None urashaka kumenya ko turi kumwe, wongera udufashe se kudusezerana nangwa udufashe kutwunga? Kubera ko nakomeje kugenda mbona ukunda abana bato cyane. Ukunda abana bato, n'ubundi nkunda abana bato. Uwakunze abana bato wabonye aho yageze, aho yagiye. Nta kimenyetso rero mfite cyo kuba nkunda abana bato. Nawe ikibazo se ushobora kuzashiduka nawe ugenga hari? Nta gushiduka, ibyo ngibyo ni amahano, ntabwo nshobora kwikora. Ndakuze, ndi umuntu w'icyubahiro, ntabwo nshobora gukora ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo rero hariho abantu babikora hehe natwe, kubera ko bafite iyo bazaganisha ubuzima bwabo. Ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi wa none filime nyarwanda Kanyombya imaze kukugeza kuki, cyangwa se social media imaze kukugeza kuki? Ni iki wakagombye kuba waragezeho muri uyu mwaka wa 2022 utagezeho, cyangwa se nanone ni iki wahombye? Mbega ni iki wahombye cyangwa se ni iki wungutse? Uko biri kose urareba sisa nawe, wambaye ipantaro yihendutse, wambaye bodaboda, urareba uko nambaye, ndahenze, nambaye neza. Bodaboda ni zimwe zigura senkani, zino zirahenze. Okay, biragaragara ko gura n'isaha y'amafaranga 2000, iyo dusibye ko ntayambara, ureba ko mfite style. Naka ngaka konyine na kapiteni ibendera rya Kenya, ntabwo ushaka kumbwira rero ko ntaho nageze. Hari aho ngeze. Ikibazo nakwibaza kuri ako kantu wambaye ka Kenya ku kuboko, kubera iki wumva yuko ushobora kwamamaza igihugu cya Kenya cyane kurusha uko kwamamaza igihugu cy'u Rwanda? Nuko dukunda ibihugu bidukikije, dukunda ibihugu by'inshuti, dukunda Kenya. Nageze muri Kenya ndakagura kugira ngo mbereke ko nageze muri Kenya. Na hano mu Rwanda karahari? Kangaka nakabaye muri Kenya. Ubu bwanjye ko tugura desi. Ubu kangaka ni original.
aka ni original. Ariko mu jambo wambajije ngo filime nyarwanda igeje he, uzagera iwanjye uzareba imyifatire banjye, imibereho yanjye, uzasanga itandukanye n'iki na kera mbere naratangira icyo bita narajya muri industry. Ufite inzu yawe y'ibyumba 2 na salo, kuki bigira 2 na salo bigeze 3? Gira ni 3 none bari bagera iwanjye nari nagera iwawe, usibye ko duhuri hano. Ntabwo nagera iwawe. Wowe tari urafigati urariseka iki? Wowe ukunda guseka nk'umwana w'indaya, sinzi ukuntu umeze. Ariko muri kano kanya Kanyombya hari umuntu watanze amakuru avuga ngo Kanyombya arafite imodoka nziza ngo arayigurisha, ngo none umungu wese gatega moto cyangwa akagenda n'amaguru. Ibyo bintu ibyo ni ukuri kabisa. Umuntu yorora itungo rikamugoboka, umuntu akena afite itungo rikamugoboka. Naguze imodoka 2, ngura Starlet, ngura Golf niyo naguze mbere, maze gura Golf mbona inza iranteye, mbona crise iranteye, ndayigurisha. Nongeye kunguka, mbonye yari akantu kashobotse mu mafaranga navanyemo, nongeraho ngura Starlet. Inzara irongera agaruka nk'inzara iriho, urareba ko ibintu byahenze, biragaragara ubu ngubu bwirakwishe. Umuntu ahendukirwe nangwa ajye kuhaha birakomeye. Nta mpamvu rero kugira ngo mbe mfite imodoka nangwa nshaka kubaka ngo mbe ntunze imodoka. Icyo gihe rero ngomba kuyigurisha, naregurishije. Ubu ngubu ntega moto nk'abandi, kandi ndashimira abamotari kubera ko ubu ngubu bari gukosorwa ko bafite igiciro cyiza. Kubera iki? Kubera ko bashyizeho mubazi. Niyo bibaye ngombwa ugenda n'amaguru. Amaguru y'Imana rwose ndayagendesha, nta mpamvu, kuko kugenda n'amaguru ndabimenyereye ko nabikoreye. Ngomba gukora icyo bita mobile. Mobile ni iki? Ni urugendo, kugendesha amaguru wikoreye nangwa utikoreye. Nkurikije Kanyombya guhera muri 2018 2017 navuga ngo wari umaze kugera ku rwego navuga ngo rurutu rwugezeho ubu ngubu. Cyakoze ubu ngubu wamaze gukora ikintu kitwa hit. Navuga ngo wakoze hit, wakoze izina kurusha mbere, ariko nanone mu gukora ikofi wasubiye hasi. Ntabwo ari gusubira hasi, ntabwo uzi kofi yanjye, ntabwo uzi imibereho yanjye, ntabwo uzi imibikire yanjye ya banke, ntabwo uzi konti yanjye, ariko ndakubwira ubu ngubu ushatse nagura imodoka. Ibyo ntabwo ari igitangaza, kuko aho ngeze ni mu rwego rwo kuba nshobora guhindura imitekerereze. Mbere nanywaga inzoga, ubu ngubu ntabwo nyinywa inzoga, kandi ibintu byo kunywa inzoga bituma abantu bagira bate ekonomi yabigwa, kubera ko buri gihe amaze kubona amafaranga atekereza inzoga, agatekereza akabare, agatekereza abagore. Ibyo ngibyo rero byo gutekereza inzoga byatumye ntera imbere, byatumye ngira iki, ndazamuka. Kunywa simba babujije, inshuti yanjye ndazigurira, ariko nkagira aho ngera kuri revo ngereramo. Niba nahahaga inzoga zingana 10,000, ubu nsigaye mpaha amacupa 2 nkayagura inshuti zanjye kugira ngo mbashe kubana nabo. Mu by'ukuri igihe nakumenyeye cyangwa se imyaka iciyemo nzi izina Kanyombya, umuntu Kanyombya, navuga ngo ntabwo wigeze ubyibuha, ahubwo mu byo byose se ni rya jambo abantu bakunda kuvuga ngo niyo magara ye. Okay, merci beaucoup, urakoze cyane. Aho hantu ugeze muri science y'imibereho y'abantu, imibereho y'abantu ubu ngubu aho bageze. Sinifuje kubyibuha, nabyifuje ndi umwana, ariko ubu ngubu ntabwo nifuza kubyibuha, kandi ntabwo mveba abantu batabyibushye. Ntabwo nifuza kubyibuha ko abantu babyibushye ubu ngubu bafite ibibazo. Bafite ibibazo by'indwara zadutse, nka za diabete, kugira amasukari menshi mu mubiri, ibintu nk'ibyo ngibyo, bakarwara imitima. Ibyo bintu urareba ugasanga ibyo bintu ntabwo wabyifuza kubyibuha, kuko igihe umaze kugira fat, icyo twita graisse, ibyo bita amavuta menshi mu mubiri, ibyo bintu bikuzanira ibibazo, bigira ingaruka ku mubiri. Igihe rero umuntu nkanjye wumye gutya nkaba nanutse, mbafite imibereho myiza, kuko n'ababyibushye nabo bifuza kunanuka. Kuko Kanyombya muri kano kanya ni izihe nzozi ushaka kugeraho mu buzima? Navuga ngo ku buryo uvuga ati nindamuka ngeze kuri iki kintu ahasigaye nzicara. Icyo kintu nta myicarire, ibintu uvuga ngo ningera ku ngingo nangwa kugera ku ngingo ziri ekonomikare, zifite umutungo, nzicara. Ntabwo nakwicara. Ugiye kureba abakire bose ntabwo bicaye. Hari umukire wa mbere ku isi, wa wundi umukire tuzi witwa Bill Gates, ntabwo aricara nubwo aracyakukuza ashaka amafaranga. Hari umukire uyu nguyu wa basket, afite miliyari y'amadolari, ubu ngubu nawe aracyakina kugeza igihe azasazira. Nuvuga ngo rero ntabwo nzi igihe nzaruhukira gushaka imibereho nangwa gushaka ifaranga. Nuvuga ko nubwo nabigeraho, ariko baravuga ngo travailler, prenez de la peine, ni ugukora kugeza igihe urindimukiye.
navango n'ubundi turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro. Ese nanone hari ibintu byinshi byagiye bivugwa, nibwo ngarutse ku kintu cyitwa ihohoterwa ryagiye rikorerwa abana b'abakobwa. Navango kuri uyu munsi wa none nibwo wari ushinzwe irushanwa rya Miss Rwanda. Uyu munsi niwo munsi wa nyuma, harari buburane simbizi, hari igihe wabundusha amakuru. Ese wowe niki wavuga ku kintu cy'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa, umuntu agakora ihohoterwa arikoreye umwana w'umukobwa akarikora yitwaje izina cyangwa se icyari cyo? Ntabwo ari kwitwaza izina gusa, ahubwo yitwaza kugenda abeshya ashukisha abana batoya, abana b'abakobwa se muri rusange, abashukisha icyo afite, abashukisha imari, nangwa abashukisha icyo adafite, icyo badafite. Nuvuga ngo umwana w'umukobwa aramutse adafite iwabo hakize, usanga bamushushisha udutuntu, udukomo, amasaha, imisatsi kuyisukisha, ibintu nk'ibyo, amandazi ku bana batoya cyane. Ibyo bintu rero ingamba zishobora gufatwa nuko leta y'u Rwanda dufite ingamba zo gukumira icyo kintu. Tugakora iki? Tugakumira, tuvuga tuti hari igihano tuzababonera, nangwa gihari, tugakumira icyaha kitari cyaba. Tugasaba rero ababizi, ababibona, kubimenyesha hakiri kare kugira ngo leta ifate ingamba zo kugira ngo dushobore kubahana abo bantu. Cyane cyane ko mvuga ni bagomba gushishoza, buri muntu akaba ijisho ry'undi, ukaba ijisho ry'urugo rw'undi, ukaba ijisho ry'inzira y'undi, ukareba niba umukobwa mutoya, umwana mutoya ashobora kuba agendana n'undi, n'umusaza for example, agenda n'umusore, bafite gahunda objectifiye. Iyo gahunda wayimenya, ukaba wayimenyekanisha hakiri kare, ukayimenyesha ababyeyi hakiri kare bagakumira, nawe ukayimenyesha leta igakumira, mbere yuko icyaha kiba, mbere yuko bangiza uwo mwana, mbere yuko bakora ubwo busambanyi, cyane cyane yarungamije kugira ngo ndase cyane. Iyo ntego abatari bagera kuri iyo ntego, ukabimenyesha hakiri kare, tukareba tugafata igihano hakiri kare, tugahanura kugira ngo ibyo bintu bitazaba mu Rwanda, nangwa se bitazangiza sosiyete nyarwanda. Navuga ngo ku bufatanye bw'abanyarwanda twese tuzabigeraho, tuzahashya ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa. Si n'abana b'abakobwa gusa, hari n'abana b'abahungu nabo bakorerwa ihohoterwa, barikoresheje n'abitwa ba sugar mami. Nanone Kanyombya, turimo turagana ku musozo. Mu by'ukuri iyo urebye mu by'ukuri muri iki gihugu cy'u Rwanda ku bintu byerekeranye n'iterambere mu gihugu, ese ubona umusaruro igihugu cy'u Rwanda kimaze kugeraho ari umusaruro uhagije ku buryo uhagije abanyarwanda, cyangwa se hari ibindi bigomba gukorwa kugira ngo noneho wiyongere kurushaho? Okay, urakoze cyane. Aho hantu ugeze ni heza cyane, kubera ko ureba ko iterambere ryacu rifite isura nziza, ariko tukaba dufite ibihugu duturanye by'abaturanyi bimwe na bimwe bitabyishimiye, bifite amashyari. Ukajya kureba ugasanga barakora ibikorwa bitari byiza, ugasanga baratubeshyera, nangwa se barakora ibikorwa bishobora kuzana accident, bishobora guteza isura mbi ku gihugu cy'u Rwanda mu bihugu mpuzamahanga. Ibyo bintu ni amashyari. Ureba ko rero igihe u Rwanda aho rugeze, tugeze tudaboro mu buryo bwo gufasha uburyo bwa agriculture, ntacyo tubaye, ariko turacyarwanya dushaka kugira ngo twongere umusaruro, kugira ngo abanyarwanda bashobore kwihaza. Ureba mu myubakire nayo, urareba ko u Rwanda rugenda rusa neza mu myubakire. U Rwanda rw'igihe cyashize rwasaga nabi, ubu u Rwanda ni wane, rurasa neza, ntabwo tugeze ama etaje, twari muri nyakatsi. Umuyobozi wacu mukuru w'igihugu arwanya nyakatsi kugeza yigezeho, ubu twayigezeho. Na n'ubu tugikomeza. Ntabwo rero mu myubakire dushaka kubaka u Rwanda, nuko turi mu gihe cyo kugira ngo dukore cyane kugira ngo u Rwanda ruzase neza, ruzase nk'uko tuvuga ngo Buraya. Ariko ni Buraya naho hari ahantu hadateye imbere, hatameze neza, aho bahereye kera. Ariko turi buze ni ugushyiraho imbaraga kugira ngo u Rwanda rwacu ruzase neza, duse n'ibindi bihugu byateye imbere. Ariko kugeza ubu ndavuga ni u Rwanda, musome mu gifaransa ngiye kuvuga, musome en voie de développement, musome en voie de développement. Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo turi inyuma,
ntabwo twanagerayo, ariko mu cyifuzo cyacu, mu mbaraga zacu turi bukore cyane kugira ngo tuzagereyo. U Rwanda ruse neza, u Rwanda rutengamaye, u Rwanda barebaho icyitegererezo, u Rwanda barebaho icyifuzo no kucyifuza. Navuga Kanyombya, navuga ngo wa mugani wawe wagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamuka kw'abana bari muri sinema nyarwanda cyangwa se muri social media, kubera yuko nagenganira n'abana benshi bagiye batandukanye bagenda banyereka uruhare rukomeye Kanyombya yagize mu buzima bwabo. Hari abantu benshi bagiye bavuga bati Kanyombya ni legend, yakoze ibintu bikomeye, Kanyombya ni umuntu mukuru ufite ibitekerezo kandi unabifitemo uburambe. Ese Kanyombya usanga ari iki mukeneye kugira ngo sinema, wenda hari amasinema agiye atandukanye, hari inganda zikora amafilime tuvuge wenda nka Hollywood n'izindi nyinshi, usanga mu Rwanda ari ikihe kindi mubura kugira ngo filime nyarwanda zibashe kuba zagira nko ku rwego rw'abandi? Yego, mbere yuko ako kantu gusubiza, reka nongere nkubwire mu byerekeranye n'uko igihugu cyacu koko nagaragaje imikorere myiza. Ureba ko twatewe n'icyorezo cyitwa covid, twagiye kugihashya, warabibonye, nagize mu ruhare, kandi ureba ko mu rwego rwo guhashya covid ko tugeze mu rwego rwo hejuru, u Rwanda rwageze mu rwego rwo hejuru. Ureba ko tugeze mu gihe cyo kureka agapfukamunwa, tukaba tugeze mu rwego rwo gufata inkingo. Abanyarwanda bakaba bemera gukora iki? Gufata inkingo bose. Bamwe na bamwe babyanga, bo mu cyaro nk'ariya mu Bugesera bari banze kugira ngo bafate inkingo, ariko batangiye kubyemera, batangiye kwemera ko bagomba gufata inkingo zose uko ari 3. Ibyo bintu bakaba bimaze kubyigishwa, bikaba bigiye kuba wane. Ubu ngubu rero urareba ko nagize uruhare runini kugira ngo turwanye covid, kiriya cyorezo. Tugasaba Imana Nyagasani ntikizongere kugaruka na rimwe. Icyo rero kugira ngo sinema nyarwanda itere imbere, tugomba icyo bita service technique, mechanism and technology. Nuvuga ngo tufite ubushobozi bukeya mu byerekeye ibyuma, cyane ubundi ibyuma bibonetse hakaboneka n'inyigisho, icyo navuga ngo de professora, abaprofessioneri n'abaprofeseri, abarimu, tugashyiraho ikigo cya sinema, dushobora gutera imbere. Ariko cyane ntabwo twatera imbere tudafite ibikoresho. Ikibuko ni ibikoresho n'inyigisho. Navuga ngo Kanyombya uri umwe mu bantu bagiye bakora filime kandi zagiye zigaragaza message nyinshi zari zirimo, kandi nkuko nabikubwiye wagiye wubaka urubyiruko rwinshi, yaba mu buryo bw'imyumvire, mu mitekerereze ndetse no mu mikorere. Ahubwo ikindi kibazo nakubaza twita tunasoza, ese Kanyombya wowe ubwawe nk'umwana uzabyara uba wifuza yuko yakora iki? Aho ngeze naharyoshye, aho ngeze ni muzima bwiza, aho ngeze ni muri discipline, aho ngeze ni mu mirere myiza. Usibye ko narizwe n'ababyeyi banjye bakandera neza, ni cyo tuma mbashimira nubwo batakiriho, ariko ndabashimira kuba barandeze neza. Nuvuga ngo nanjye nakwifuza ko nari umwana neza, akazashingiranye mu cyanjye, ejo bundi nawe agakora iki? Agakora movie, agakora sinema nkuko nayikoze, ikamugeza mu rwego ngezemo, nangwa rukarenga kurusha uko narukoze. Kuko urareba ko tekinoloji iragenda ibyara indi tekinoloji iri kuzamuka cyane, yagera muri tekinoloji iri imbere cyane kurusha iyi, akagendera muri urwo rukweto, akagendera muri ubwo bwato. Naguciye mu ijambo, ikibazo nakwibaza, kubera icyo uri kumva yuko umwana wawe yajya muri movie, kubera ko hano hanze muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze yacyo hari ibibuga byinshi, hari ikibuga cy'umuziki, yaba umuhanzi, hari ikibuga wa mugari nko kubivuze cya movie, yaba umukinnyi wa filime, yanaba umukinnyi w'umupira, kubera iki wumva, cyangwa se yanaba n'umukozi wa banki, cyangwa se agakora kandi kazi runaka, ko cyumva ko umwana wawe yaba umukinnyi wa filime? Icyo nshaka kubwira rero mu cyifuzo cyane nuko nabyifuze, kuko byagiye babingeza, ariko umwana aritoranyiriza, arishakira. Nkuko ashobora kujya mu mashuri akavuga ati ndashaka section iyi n'iyi, ndashaka kwiga section n'iyi, kubera ubushobozi bwe bw'ubwonko bwe, ariko kwitoranyiriza n'uburenganzira bwe. Ariko mu cyifuzo cyanjye ngewe mvuze ni ashinze ikirenge mu cyanjye akabishobora, byaba byiza. Ariko ngavuga ni icyo namwifuriza nuko Imana yamutoranyiriza, akazajya akizitoranyiriza inzira nziza. Ariko ngavuga ni binamunaniye, bavuga mu Gifaransa il n'y a pas de son métier, kugira ngo ashobore kuzibeshaho ntakiriho, agomba gukora akazi kose, kubera ko kazi ni kazi. Yana umukarani cyangwa se akaba umubaji, nta kibazo rwose, ashobora kuba umubaji, akaba umukarani, agakora umuhanda, byose ni mu rwego rwo gukora iki? Gukorera igihugu.
Kanyombya reka tugushimire, impamvu twari twagutumiye no kugira ngo wagire message ugezaho abantu kandi yagire n'icyo ubwira abantu. Reka tugushimire kubw'imitekerereze ufite iri hejuru, kandi tunagushimire kubw'uruhare wageze kugira ngo iki gihugu kigeraho kigeze, kubera yuko harimo amatafari yawe nawe washyizeho kurwanya COVID-19, kuba wararwanyije COVID muri kano kanya udupfukamunwa tukaba twaravuyeho, nuko wabigizemo uruhare, yaba ku ruhande rw'abatwara za kwasteri ndetse n'abandi bose muri rusange. Reka ibyo ngibyo tubigushimire. Ahubwo Kanyombya, kugira ngo mbere yuko tukurekura, ni iyihe message wagezaho abakunzi ba Kanyombya? Nka message mbifurije imikorere myiza nk'abana b'Abanyarwanda, mbifurije guhamuka ronka, mbifurije imyumvire myiza, mbifurije gukunda igihugu cyanyu. Ndabashimiye. Ni iki wasaba abantu sasa? Nabasaba ko bajya bubahana, nta kindi, no gukunda igihugu cyabo.